mu gice cyatambutse mu nkuru y'inzitane twasize Mariza yararimo ahamagara Kian ndetse Kian yaramaze kumwitaba yararimo abaza niba ari kumwe na Ivy undi nawe yaramaze kumubwira ko hashize amasaha 3 we nawe batandukanye ese aho baje kumubona nangwa nawe babonye inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire kuri Mariza Kian aba yaje kumureba Mariza yarakabaza Kian kubwa ati Kian ntago ndi kubyumva hashize amasaha arenga 5 Ivy telefone ye niri gucamo kandi nawe uri kumbwira ngo mwatandukanye ndetse nawe urabizi ko mwatandukanye bitameze neza Kian mfite ubwoba Ivy asigaye afite umutima woroshye ese habaye hari ikintu cyamubayeho rimwe na rimwe njya nicara ngatinya ngatekereza ko ashobora kwiyambura ubuzima Kian Ivy yanyuze muri byinshi umutima uraremerewe Ivy yarihebye Ivy yariyanze sigaye mufitiye ubwoba ibaze ko niyo ndi mu kazi buri mwanya mba muhamagara ngo numve uko ameze ariko uyu munsi sinzi stani yanteye ubundi gute uyu munsi wose nigeze muhamagara ntabura ngo menye uko yiriwe uyu munsi nibwo yarankeneye kubera ko yararimo abura urukundo rw'ubuzima bwe arureba nanjye nabaye ikigwari nihugiyeho cyane nikunze ndarengera nibagirwa umuvandimwe wanjye ese aho yaba yigiriye nabi ko numva ubwoba butangiye kunyica Kian ati Mariza babarira wikomeza kuvuga ayo magambo wikomeza gushaka gutuma ntekereza ko Ivy yaba atari ahantu nibura ahantu yaba atari safe wituma nkomeza gutekereza ko ahantu yaba ari nta mutekano afite nangwa se atameze neza kuko ibi biraza kunsaza Mariza let me tell you the truth murumuna wawe ndamukunda pe mukunda birenze uko nanabikubwira ariko nyine ndi ikigwari nanze kurwanirira icyo nshaka nanze guhagarara ku cyo nshaka guhitamo nananiwe guhangana ngo ndwanire urukundo rw'ubuzima buri saha buri segonda ndabyicuza nicuza ko Ivy atazigera abo wanjye nicuza ko nta munsi n'uyu n'umwe nzongera kumubona iruhande rwanjye kuko byinshi bigiye guhinduka haba kuri njyewe no kuri we Mariza ariko ntarirarenga haracyari ihirwe byose biracyashoboka byose byakunda ahubwo wowe renga ubwoba ufite urwanirira icyo umutima wawe ushaka ese ubundi Kian urashaka kuzabaho ubuzima bwawe bwose utishimye ese urashaka kuzabaho ubuzima bwawe bwose umeze nk'uri muri gereza kuki utarwanirira icyo ushaka kuki ushaka kwemera kuba ikirwari ese Ivy ni umukobwa mubi ubona se atakubera umugore mwiza Kian ati Mariza wintera agahinda ikiriho ubu ngubu reka dushake Ivy ibyo bibazo byose uzabimpate nyuma ikibazo mbajije nzakigusubiza twamubonye ahubwo mbwira turakora iki tumenyesha umuryango we se
Mariza atoya wige gukura umutima Jenta. Lucas umenya yahera akahwera kuko akunda umukobwa we cyane. Ibaza aramutse yumvise iyo nkuru akamenya ko byose intandaro ari wowe, urumva yakureba gute koko Kian? Urumva yakunezerererwa? Urumva atahera ko yumva kwanze? Reka ibi bintu dushaka uburyo tubikemura, reka ibi bintu dushaka uburyo tubikoramo, ariko tutagiye kwiteza abantu, sibyo Kian? Kian ati reka tumenyeshe polisi. Mariza ati ntabwo byakunda. None se umuntu ntaramara amasaha 24 abuze nta n'iminsi ngaho irashira, urumva kuri polisi badufasha iki koko? Reka twe dushyireho akacu dukomeze dushakishe. Ahubwo Kian nsezeranye ko nta wundi muntu ugomba kumenya ikintu icyo ari cyo cyose kiri kujya mbere, nta wundi muntu ugomba kumenya yuko Iva adahari, biri bugume hagati yanjye nawe. Kubera ko ibi bintu biramutse bimenyekanye ntabwo nzi icyo Lucas yakora. Lucas akunda umukobwa we cyane. Urabizi ko amufite ari ikinege. Ngaho ibaza ikintu ashobora gukora aramutse amenye ko umukobwa we atari safe. Tuve kuri Mariza ndetse na Kian twigarukire kuri Ivy. Abageze ahantu ari ubwa mbere asohoka mu modoka akinjira ahantu mu gipangu, yitegereza aho hantu cyane, azenga amarira mu maso, ahera akavuga ngo this is my new home. Ariko byose abivuga yuzuye ishavu, agahinda ari kose, ari nako yihanagura amarira. Ahera akafungura yinjira mu nzu akicara, ariko inzira ngo ikamubana nini. Akareba imbere n'inyuma, akareba hirya no hino, akabona ari wenyine. Nta kindi kintu akora, ahera ko yicara aho hasi akireba we ubwe, akabona nawe ubwe ntabwo yiyizi. Arahaguruka akajya muri dushe, akireba muri mira, akajya yibaza atari ku bundi ndinde we mwaye, ko nanjye ubwanjye ntiyizi, ubundi ndi igiki? Ese ubundi ndi ikiremwa muntu nangwa ndi ikindi kiremwa ntazi? Kuki ari njyewe iteka uhora mu bibazo? Kuki ibibazo byanjye bitarangira? Ndumva ngiye gusara, ndumva nataye umutwe, ibyiringiro byanjye byose byaragiye, icyizere cyanjye cyose cyarayoyotse. Ese ubundi kubaho bimariye iki? Wa mana we, n'ubundi reka nkubaze bwanyu, ubundi mu by'ukuri wandemeye iki?
ese wandemeye kureba umuruho, wandemeye kunyura mu bibi gusa, kuki umutima wanjye utari kubasha kwakira ibyo nashoboye guhindura? ako ubundi Mana, kuki ibintu bibi iteka biba ku bantu beza? Niki nakosheje? Muri duke nari mfite nagerageje gufasha, muri duke ababyeyi banjye bafite bagerageje gufasha, bagaburiye imfubyi, barazambitse, Mana barazirihiriye. Nanjye mu bushobozi buke nari mfite narafashije, ariko njya nibuka kabo nafashije bo ubwabo bamemukiye. Ese Mana, naba nzira ko ngira umutima mwiza? Ese naba nzira ko nta bucakura ngira? Naba nzira ko ntari igihomora nkaba ntari icyomanze? Nzira iki koko Mana? Kuki nkunda sinkundwe? Kuki ibintu byose bitampira? Kuki mpigwa buri munsi amanywa nijoro? Reba nk'ibintu byose nagiye nambuka. Ese ko wari uzi ko ibi byose bizambaho? Kuki watumye Mariza ankiza? Iyo ureka bariya abagizi ba nabi nabura bakavugiriza impundu kunesha, ariko ngiye nkaruhuka imiruho n'imihate by'isi. Ese umubabaro wanjye hari ikintu waba ukungura? Hari ikintu waba winjiza? Ese naba mbabara akaba hari abandi babyungukiramo bakanezerwa? Nsobanurira. Uwiteka we, amaboko yanjye ndayamanitse, ubwenge bwanjye n'intekerezo zanjye n'icyizere cyanjye byose mbikuye kuri wowe, kubera ko n'ubundi uko byaba bimeze kose ntari mujye urambura ukuboko ngo ntabare. Mfite ubwoba. Ese ubundi n'iki ahazaza hamishiye? Byaba ari ibibi biruta ibyo ndi kubona uyu munsi? Mana, wansezeranyije ibyiza, ariko nta na kimwe mbona. Ubu nahunze, ndi kure cyane. Uko ndi kure y'umuryango wanjye ni nako nshaka kujya kure yanjye, nanjye nkajya kure yawe. Mana, navuye ku izima. Iryo ni ijambo nakunda gukoresha, kubera ko ndi umuntu utajya upfa kuva ku izima. Imvura yagwa nkafungura umutaka, kandi mbikora byose nzi ko hari umuntu ugomba kundinda, kubera ko mba mbizi ko hari umuntu umfata, umuntu nakwishingikirizaho. Basi ariko kano kanya mvuye ku izima. Mana we, ubuzima bwanjye bw'urukundo buri kunanira, n'ubuzima muri rusange buri kunanira. Ese ubundi nuko biba bimezera? Kuva ubuzima bw'urukundo bwatangira, buri gihe cyose bumereza ibigeragezo, nkababara, byose ntago nabasha kubihandoringa. Reka ne guhatiriza ibintu, ndeke ibintu bigende mu buryo bwabyo. Gusa icyo nagusaba, makwibagirwa.
tuve kuri Ivy tugaruke kuri mama Lucas mu rugo kwa Lucas yiherereye ari kumwe na Priya. Priya arimo aramubaza ati none se nyogoko bakubabariye? Undi ati mwana wa ati saho ngaho ugize bura ntibikomeyera. Lucas neza yarubiye yanze kuma imbabazi, ariko uriya mugore we arimo arahatiriza ngo arebe ko yama imbabazi. Priya terega Jinta nagashwe, ntago azi kumenya umwanzi n'umukunzi. Buriya azi ko disi rero umufitiye impuhwe, nazi ko ari ugushaka ko mwiyegereza kugira ngo umurimbure neza. Ahubwo nyogoko mfite igitekerezo. Ubundi uyu muryango numara kuwugeramo ko mbona Jinta yakwizeye cyane, nta kuntu wazaba ari wuheraho. Mama Lucas ati ariko noneho muko usigaye uri ikibindagirane. Urabona Jinta aramutse apfuye noneho Lucas atanyica? Urabona none hadahira akabikeka? Uyu mugore n'indakorwaho. Uwo dufitiye ubwoba ni Marza. Nitumara kumukura mu nzira rero mwana wanjye, abandi tuzahere ko tubihorere. Priya atoya nyogoko nta mpamvu yo kubihorera. Nose ubwo icyo dushaka tuzaba twakigezeho. Mama Lucas ati ariko se ubundi kuwo twarwaniriraga yari ni Mulati, nagira ngo azabane n'umuhungu wanjye, kano kanya nitwica Jinta ninde uzaba umugabo, ninde uzagera gutya akaba umugore wa Lucas? Priya ati se njye ntabwo namubera umugore, ubona njyewe ntakuze? Mama Lucas atugize ngo iki? Priya ati yego ndakomeje, none ntamubera umugore? Icyambere Lucas nta kintu dupfana, uwo dufite icyo dupfana ni Jinta ni masenge. None se Lucas dupfana iki? Kirahari se? Ntacyo, nta kintu mpfana nawe. Nyogoko nakubera umukazana. Undi atari kuzi ko bya bintu ari byo, burya wowe turanahuza di. Ariko se buriya Lucas yakwemerara ko wamukoreye mu maso, ko uyu muhungu nibyariye muza ari umwibona ari umwirasi mubi koko umwana wanjye yakwemera? Priya ati yabuzwa n'iki? Ahubwo wowe mbwira uti uri tayari iki kintu tugikore? Mukecuru ati se njye nabyanga? Ntago nabyanga yewe. Priya ahera akabwira mukecuru, akambwira ati rero ikintu ngiye kukubwira kano kanya, wowe ugiye kuva muri uru rugo, ugende ugaruke mu rugo iwawe, utegereze ko Lucas azaza kukwishakira kuguha imbabazi. Wowe uze kubasezera nimugoroba, ubabwire ko ari waje kwaka imbabazi, ubundi uhere ko wigendera. Noneho njye ndaza gusigara nshaka uburyo twakwambura Jinta ubuzima. Ibyo nibirangira noneho tuzashaka uburyo Lucas azankunda. Ndatari ko se azagukunda ate?
Puriya ati ibyo wibigiraho ikibazo, mama wanjye azabimfashamo, twarabiganiriye byose arabizi, gusa we yifuzaga ko natwara Lucas Jinta akiriho akababara, mama akamubona babara, ariko njye ntabwo nakifuza kubona Jinta ababaye, ntabwo nshaka kumubona ambona mutwara umugabo. Niyo mpamvu rero aho kumubabaza, aho kumwica ahagaze, reka tumurangize. Mama Lucas byose arabyumva, ahera ko yemeranywa na Puriya. Amasaha aragenda akicuma, Jinta ndetse na Lucas barataha. Bari ku meza, mama Lucas ahera akafata ijambo agashimira Jinta ndetse akanashimira umuhungu we. Yarangiza agahera akababwira ko atari bugume muri urwo rugo ahubwo atashye. Asoza abwira Lucas akamubwira ati mwana wanjye, kanguha umwanya ubitekerezeho, niba wumva uri tayari wowe ubwawe uzampamagara umbwire ko wambabariye, niwumva muri wowe ushaka kumbabarira uzamenyesha. Ahera akahaguruka akigendera. Lucas asigaraho n'umugore we. Jinta ahera akamubwira, ariko se mukunzi mwiza, mugabo mwiza, mugabo nkunda, wababariye mama wawe koko? Ibi bintu urabona hari aho bizakugeza? Lucas yihorera Jinta. Jinta nawe ahera akamubwira ati basi reka mwihorere ubanze ubitekerezeho, ahari ukeneye igihe, kandi ntukagire ngo mba ndi kuguhatiriza. Ndagukunda, mba ngira ngo tubeho amahoro, tubanye n'abantu bose amahoro. Tuve mu rugo kwa Jinta tugaruke kuri Ivy. Abafite indi telefone ari kuvugana na Bigwi. Bigwi arimo amubaza, ete saho wagezeyo amahoro? Ivy ati nagezeyo amahoro Bigwi, kandi wibari kumfasha. Yego nta hantu mu cyaro namenyereye, kuhamenyera biraza kungora, ariko ngomba kuhaba. Bigwi ati ariko se ubundi kuki wahisemo guhunga? Kuki udahagarara ngo urwanirire icyo ushaka? Ivy, honestly njye naragukunze pe, numva umpaye amahirwe nakugira umugore wanjye, ariko naje gusanga mukuru wanjye agukunda nk'umusazi, kandi nawe nuko. Ntago nshobora kwitambika urukundo rw'abantu babiri. Icyo nshaka ni ukubabona mwese mwishimye, ariko nanone mfite ubwoba. Ibaze Kian naramuka amenye ko ukugenda kwawe mbifitemo uruhare, ese aho urumva azambabarira? Ese aho urumva nabura azanyumva akavuga ati muvandimwe iki kintu wakoze cyari gikwiriye?
mba ntekereza ko umunsi yabimenye bitazangwa amahoro. Iva ati wigira ubwoba, nyuma y'ubukwe na nyuma yo kujya muri honeymoon wenda namara igihe abana na Nikita ahari azibagirwa, nzagaruka byose yarabyibagiwe, kandi humura ntago azabimenya, wigira ubwoba akazakurakarira. Bigwa atari ku bundi Ivy waretse nka kwikundira, wampaye ayo mahirwe ko njye ntazigera nkubabaza. Ivy ati bigwi nakifuje kugukunda nanjye, nakifuje ko nanjye naguha urukundo, ariko ntago byashoboka. Ese nagukunda gute naguha urukundo umutima wanjye wuzuye Kiyani? Ese aho urumva naba ntagiye kukubabaza? Erega imitima ikomeretse indi, umutima wanjye urakomeretse, umutima wanjye ufite igikomere kinini. Njyewe ubwanjye nariyanze, umuntu wenyine wangarurira icyizere mwumva nongeye kwikunda ni Kiyani wenyine, ariko nanone ntibyashoboka. Niwe wenyine watuma nongera kuba umuntu, naho ubundi nanjye ubwanjye sinzi uwo ndiwe. Ahari umutima wanjye wakongera kunezerwa ari uko mbanye na Kiyani. Gusa ubu byararangiye, ibyanjye byose ni amarira gusa, ni agahinda gusa. Bigwi data aratunze, nta kintu abuze, kabone niyo yama ibyo atunze byose akabimpa bikaba ibyanjye, ntago byama umunezero, ntago byama ibyishimo. Habe n'aka na gato, ibyishimo byanjye ni Kiyani. Sinzi impamvu namukunze nk'umusazi. Kuva namumenya nibagiwe abasore bose twigeze twamenyana, nibagiwe buri muntu wese twigeze twakundana. Ese ubundi kuki twahuye imitagihe? Kuki ntamumenye na mbere hose? Bigwa ati Ivy ndakumva pe, ntabwo worohewe, ibintu ntabwo bikoroheye, biragukomereye, ariko ugomba gukomera. Ari wowe ntutuje, ari na Kiyani ntatuje. Ivy ati bigwi ndabizi neza nyuma y'igihe ibi nzabyibagirwa. Yego bizangora, bizantwara igihe, ariko nzamera neza. Ahubwo nari mfite igitekerezo, nakuntu wamfasha nkabona umuganga wo kunkansoringa. Ewa tukeneye umuganga wo kukansoringa. Ivy ati yego, kubera ko amu depressed. Ndabona ninafatirana nshobora kuzahura n'akaga gakomeye, nkazisanga ahantu habi cyane. Nkeneye umuntu wo kuba nafungukira, nkabwira ibyanjye akangira inama, kuko aho bigeze njye nta nama nakwigira. Ikindi kandi abe wowe, abe Mariza, abe mama wanjye, abe Ntwari, abe shangazi Naila, yewe n'umugabo we Dylan, nangwa se papa wanjye Lucas, nta n'umwe wese, nta n'uyu n'umwe muri mwebwe wankansoringa. Umuntu ushobora kunkansoringa wenyine ni Kiyani. None bigwi uramfasha kubona muganga? Uramfasha kubona undi muganga unkansoringa agatuma nibagirwa mukuru wawe?
inkuru yacu rero ko tuyisubikira ahangaha. Ese Bigora afashe iki Ivy? Aho ngaho aramubonera umuganga wo kumukansoringa, nangwa ibyo birakomeza gufata indi ntera. Priya arifuza kuba umugore wa Lucas, avukije nyirasenge ubuzima. Ese hazabigeraho? Ubundi se birakwiye? Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye wibagiza.